Mu buzima bwa politike mpuzamahanga, umutekano w'umuyobozi mukuru ni ingenzi kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose mu gihugu. Tekereza imodoka ishobora guhangana n'amasasu, ikarokoka ibisasu bikomeye kandi igakomeza kugenda niyo amapine yose yaba yononekaye. Imodoka idasanzwe ikozwe mu buryo bwihariye kugira ngo irinde ubuzima bwa perezida w'igihugu runaka. Iyi niyo modoka His Excellency Paul Kagame, perezida w'u Rwanda, agendamo mu bikorwa bye bya buri munsi no mu ngendo mpuzamahanga. Imodoka yiswe Centenary Range Rover. Mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kuganira kuri ino modoka hakurikijwe amakuru twakusanyije. Njye tugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Ronje. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano kanda subscribe kuko utayikanze ntabwo wazigira wongera kunyumva. Uhawe ikaze. Range Rover Centenary si imodoka usanga hose, ni imodoka yihariye ikorwa n'uruganda rwa Land Rover mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyi modoka ikorwa mu buryo budasanzwe kuko buri kimwe cyose kiyigize kiba cyakozwe mu rwego rwo gutanga uburinzi buhebuje. Gukora imodoka imwe byihariye nka Centenary, icyo dukunze kwita special order, bishobora gufata igihe kirekire kandi bigatwara amafaranga agera hafi kuri miliyoni y'amadolari y'Amerika. Range Rover Centenary ni nk'inkuta z'umujyi zikomeye, gusa bino byose bihurizwa ku modoka imwe. Amadirishya ye afite ibirahure biremereye bikozwe mu bice byinshi cyangwa se amashiridi menshi bishobora guhagarika amasasu ya AK-47, M16 ndetse n'izindi mbunda zikomeye. Igisenge n'uruhande rwose rw'imodoka byubatswe mu byuma byihariye bishobora guhangana n'ibisasu bito cyangwa ibitero by'ibisasu bya grenade, ndetse n'ikirere cyayo cyo hasi cy'ino modoka gishobora guhangana n'ibisasu byo munsi y'umuhanda, byose bigamije ikintu kimwe gusa, ari cyo kurinda perezida mu gihe bikenewe mu bihe byose yaba arimo. Gusa nubwo ino modoka iremereye kubera ubwirinzi buhambaye ifite, ntabwo ari imodoka igenda gahoro. Yubatswe n'ubundi ku ishingiro rya Range Rover Autobiography, ikoresha moteri ya V8 supercharged ifite imbaraga zisaga 500 horsepower. Ibi bituma ishobora kugenda ku muvuduko mwinshi ndetse ikaba ishobora gucika mu gihe haba habaye ikibazo cy'umutekano, igahita isohokaho igitero kiri byihuse cyane. Ino modoka yiswe Range Rover Centenary ifite uburyo bwihariye bwo gufasha perezida gusohoka mu gihe cy'ubutabazi. Ifite icyitwa Emergency Escape System, uburyo bwo gusohoka vuba n'iyo inzugi zose zaba zidakora. Ino modoka ishobora gukomeza kugenda niyo amapine yose yaba yononekaye, kubera amapine yayo arimo ikoranabuhanga ryitwa Run Flat. Ibi byose bituma imodoka idashobora gufatwa n'abashaka kuyitera cyangwa se kuyishimuta. Igihe cyose perezida ari mu ino modoka nta kintu na kimwe cyamukoraho. Ariko se wakibaza uti se kuki ino modoka ikenewe? Nk'umuyobozi ukunze gukora ingendo z'akazi haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga, Perezida Paul Kagame hakeneye uburyo bw'umutekano buhebuje. Range Rover Centenary ntabwo ari imodoka isanzwe yo gutwara, ahubwo ni igisubizo cy'umutekano cyubatswe ku rwego rwo hejuru, ndetse kandi ku rwego rw'isi. Ino modoka ifite umutekano uhambaye. Iki ni ikimenyetso cy'uko igihugu cyita ku mutekano w'umuyobozi wacyo, kandi cyerekana ko iterambere ridashobora kugerwaho nta mutekano. Range Rover Centenary ya Perezida Paul Kagame si imodoka isanzwe, ahubwo ni igisubizo cy'umutekano ndetse kandi ni igikoresho cy'umutekano w'igihugu. Ikoranabuhanga rihambaye rihuriza hamwe ubwirinzi, imbaraga ndetse n'ubwiza. Bino nibyo bigize ino modoka. Ni imodoka yihariye ku rwego rw'isi, kandi niyo mpamvu igira uruhare rukomeye mu kurinda ubuzima bw'umuyobozi ukomeye, haba mu Rwanda cyangwa mu ngendo mpuzamahanga. Range Rover Centenary ino ni imodoka igenewe abayobozi bakomeye, imodoka igamije kurinda ubuzima no guharanira umutekano. Mubwira ngo noneho umusozo w'ikiganiro n'abateguriye, njye wakikugezagaho nitwa Ronje. Duhure mu biganiro bikurikiye, babwiraho yuko mu kiganiro gikurikiye turi burebere hamwe, turi busesengure ibijyanye na Bitcoin. Ese Bitcoin byaturutse he? Ese rino faranga rya cryptocurrency kuko rizayobora isi risimbura amafaranga dusanzwe dukoresha? Byose ni mu kiganiro gikurikiye. Nimba uri mushyano kanda subscribe wiyunge ku bihumbi byiyemeje kudukurikirana. Mubwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese. Stay safe, stay tuned, God bless.